Tuntu dushayininga n'uduki ukira ojya ujya unyuzamo kumana igihugu cya papa ikabutura aracitse nta mikino ufitanye nawe ajya wowe dupfana iki kandi ubwo icyo upfana n'uriya ntacyo uzi Kusa wowe wajime ko turabana bato tutari mu nde bya Ninde muntu ugomba gupfa muri uru rugo? Umuntu ugira gute? Ugomba gupfa muri uru rugo. How? Ukigera ngo rere mugore mwiza, ninde muntu ugomba gupfa muri uru rugo? Nta muntu ugomba gupfa muri uru rugo. Koko si? Ako ni gutya. Uziko nawe wasanga ari wowe ugiye gupfa. Kumbona se wagira ngo ni abanyarurugo bari. Sikana ko mfite umunwa muremure. Se kubaza ari ikibazo kibirimo. Nyirabuja n'abahari. Bagiye uruhindura ahantu ubona uzafata. Umva muko. Baba ugarukiriza aho ngaho. Amatwi ya mukecuru yavemo ne basigaramo. Uri kubyumva? Geza aho ngaho rero. Kandi nabo uje kureba ntabahari. Umva sohokana n'amagambo yawe uve muri uru rugo. Gacaje. Ko ndeba usimbuka nk'intwari hazi imigondoro y'ibishyimbo ubaye iki? Ngwino hano. Nyegera hano. Telekomande. Nyegera hano mubaza. Ese ufite ubwoba bw'iki? Reka ntabwo bwose. Umwe igikoma cy'umwana. Oya ntabyo ubwoba se bw'iki. Ngwino hano. Ndavuze ngo ngwino hano. Ariko mpamuje aje harya. Gacaje sinyine nawe. Ndavuze ngo ejo buri nakubonye kuri korari. Faya hano. Yakora yo ku musigiti uzukone kubonyemo. Cyangwa ubundi ndavuze ngo faya hano. Ariko nawe gabanya amagambo. Urabizi ko nta kintu mfitanye nawe. Gabanya amagambo. Hano hari iki? Zana hano. Hano hari iki? Gaca urabizi ko nta kintu ngengera ngewe. Ibi byarimo nahita mbipfura none hanga pereza. None se imifuka washyizemo icyane? Nta kintu kimwe. Pereza. Ntacyo. Amafaranga ufanyemo hari yashyize he? Ntayo hariya. Gaca urabizi ko nta mikino mfitanye nawe. Mereza amafaranga ufanyemo. Gira vuba. Nta mikino mfitanye nawe. Shyira hano. Ikabutura aracitse. Zana hano. Nta mikino ufitanye nawe. Nta miso. Nayo amafaranga yakuye he? Wayakuye he? Hariya. Wayakuye he? Amafaranga. Ubukabutura buboze sana isiri. Wayakuye he amafaranga? Ibindi binini? Ibi ni biki? Ni amafaranga. Uyakuye he? Mba nagiye no kusanya kuri gake. Kuva ryari? Navuga isabune nishira. Nishira se wowe ushinzwe kugura isabune hano?
isabune ushinzwe kugura isabune hano amafaranga nagiye mbika tukwifashisha two kwifashisha hehe wifashisha iminsi 2 umaze hano ubonye amafaranga yo kwifashisha utangiye kubona amafaranga yo kwifashisha oya urumva hari amabuja ajye kwa muganga buretse vibere vuba vibere genda genda ushake nandi rebera no kuri kwimana mwese mwahugiye mu matelefone buri wese yicaye ku byo mwateranye imigongo haraka ajya wowe dupfanitse kandi uva icyo upfana n'urira ntacyo uzi umwana ungana nawe none wazanye iminkanyari ku gahanga ariko mama byigumanire yako se wana Tugenze suko mba nzizana. ariko ubu nureba proti telefone zanyu ubwo ninde uguhamagaye ubu mufite proti saa 10 none hagatsinda ubu mwasanga mwicarana urucupa rwa mubimba rwa byeri rwuje cyakora mana nkagufata wicaranye urucupa rwa byeri muraho neza wewe waguzana uruguruse nahoze numva madamu avuga ko hari umuntu ngo waguze madamu ufite akamoto ko kumutuka ni ukuvuga ngo madamu wawe rero turaziranye tujya tura ku rusengero turaziranye cyane numvise bambwira ngo uri umusore dore urabona ko mfite inkumi rwose dore urebe yaba ingeri zose maneke mataye n'ibibeza biragaragara natwe rero kuko ari muri weekend twa twavutse buriya bimeze neza turi aho nyine bya bintu by'ikigari biragaragara wari umeze se mu buzima busanzwe wahaye ikaze muri karitsiye nanjye nta gihe kinini cyane maze hano ariko asa n'amajije kuhamenyera ariko ubona nsanga kuri munsi ikimenyetso ugeze ahantu bishobora kwabuze kuri munsi kera mu myaka yatambutse n'ibiri Mana nakoze mu bintu byinshi se burara mperuka muzi gukora akazi ko mu rugo akazi ntabwo nigeze nakorangira ahubwo bishoboke ko nawe wibeshyira atari wowe oya ariko abantu benshi bajya bambwira ko nsa n'abantu bajya babimbwira byo rwose tubakire kumwe mwajya kubakogara murebe icyo muzana umushyitsi hanyuma rero dore aka kana nako ni karumuna ka madamu karangije kwiga vuba urabona baranasa ariko nahise mbibona nahise mbibona barasate abana b'iyi minsi ko bakuze na ubu ushobora kubona ngana gutya kubita igicupa cya mubimba cyuzuye byeri akajya kubitaganiye nta mubimba noneho nawe rero abasore no kugenda ukagura bya bicupa bimwe bibengerana ukajya umubwira ati dusoma bya bazo asoma
ariko nzagufatira ku nzoga nzaguturumbura hano nzaguturumbura rwose usanze madamu ataha rero yasimbutse yagiye kwa muganga ariko ntabwo bikomeye ni bwa burwara bw'abagore wowe uracyari umusore singaba abakobwa urambagize rwose abakobwa bo barahari nta kibazo rwose nta kibuze ndabona abakobwa bo bafite rero natwe rwose muri weekend ujye usimbuka udusure nzajya mpagera udusura murakoze cyane kare kandi uyu mukobwa nawe ukuzana amazi mu kirahure wowe nta kibazo aha abakobwa nabo rwose ntibazishakira umugeni hasi Kigali ahubwo ese ugira ngo bigombera ibyo ngibyo nuko ntabwo ari ngombwa ariko ari amazi nashakaga sinabonye se noneho ujye uza wisanzure oya nzajya turi ahantu heza nta rusaku rukunze kuba ruhari iyi view ya hano ikintu cya mbere nayikundiye ni akayaga kaho gatuje kabagara uri kumva hariya ukikijwe na biriya biti byo ku muhanda hari akandi kazu kari hepfo sinzi nawe bakakwereka gafite akantu kageretseho hejuru ndayizi kariya kazu nyine ubona gafite ahantu heza ariko hanyura ibimodoka binini by'imicanga by'amabuye ntabwo nawe ukunda urusaku ibintu kuko hari igihe njya nkorera akazi mu rugo ibintu bigenda bibomba kutanabisakuza birumvikana ntabwo njya nuzura nabyo nanjye nashatse kuhagura ngira ikibazo cyo kubura amafaranga kumva nawe warahasuye nigeze numva bambwira ko hano hasuwe n'abantu benshi bakagira ikibazo cy'amafaranga hasaga nk'ahahenze noneho nyuma nje kugaruka bambwira ko haguzwe n'umugabo witwa Karimu ahubwo niwe Karimu se oya ntabwo ari wowe nitwa Rufa witwa Rufa ya sorry nari nzi ko ari Karimu so sinzi niba nakugoye twa turi kuganira nk'umuryango niba waduha umwanya uzabitegura udusure amarembo arafunguye nyine ikibazo murakoze kunyakirwa nawe utaha wagenda mwirerwe mwirerwe reka mwirirwe muzagaruke natwe murakoze ni karibu ngenda mbashakira umugabo uretse kuriya nawe numvise nta mugabo murimo ariko umuvandimwe wagiye ku bintu nk'ibyo gusa urabona twari twasaza cyane witondere tubanze turya ubuzima nta mpamvu yo twirukanze turabyumva mujye munyaruka oya nawe da si ibintu nk'ibyo urumva ngewe urabizi ubwo rero wabonye wirukanka urajya ngo natwe ngewe rusandi rutica umugambi gahunda isezerano n'isezerano ese ko mbona uyu nguyu atari hano ndabona hagize ngo yimutse ubu ntabwo uri kubyumva birashoboka ko umuntu yaba yitwa Karimu nitwa Harufu sinzi impamvu bimbajije cyaterwa nuko ababyeyi bamwise ariko njyewe uko mbyumva ndi kumva bitabaho bakitwa Karimu kitwa na Rufa gute mbese wowe ntabwo wari uzi ko mubyara wanjye yitwa Rufa ntabwo ari Karimu ibyo bajya bakunda kubinyitirira iyo ngiyo hari abantu tujya dusangira akantu k'akaburusheti bakagira ati kora ahashaka ari koko niba kora ahashaka ari noneho abandi imodoka y'amabuye imena imicanga imena ati Karimu uri umugabo ahubwo ikibazo nagize niba nzagura ubwanwa burebure yego se gusa mufana nawe ugiye gukorera umunsi se gusa koko nibyo nabyo birimo ubwo wakitwa Karimu nta bwanwa nyine nayo numva abantu bakorana bari guhamagara ariko ni kumwe nyine bamwe mwihitira mwigendera ntabwo biroroshye bibitindaho nk'uko wakumva umuntu yitwa Saverina bakamwita Savera Mukagatare cyangwa se Karoli n'amabirisi byose nta Karoli oya maze ibyo bya Karimu tubyihorera ahubwo simbuka ugire urebe wa muhungu mubaze niba yahishije
iyo yumva turimo tuganira gutya ntashobora kuzana ibika aba ari kumwe n'urana ari kumwe na Nyiranzage bakina ibintu ariko rero muvana bahana byo bitonda mbabariye mujye mundebera bari abana uriya Gacagi na Nyiranzage bakona bakina ibintu tuduhinde mu rugo rwanjye aya sinyambashira amakenga muvana simbuka ndebere ko hari uko bagenze angereye ni ibyo ko mbyiteremo ntazi ibyo ari byo bintu mbyiteremo ntazi ibyo ari byo nanjye uwo Karimu bavuga ntawe nzi yego se ahubwo buriya se ushobora gusanga Karimu bavuga ari bya bindi byo kugura ahantu wongera ugurisha buriya se ahubwo ikintu kinunguye ni ukuntu n'uyu yaje abaza Karimu biriya bintu rero nta Karimu mu rugo rwawe muvande birabe byuye simpari ko nta n'umuntu uranyita Karimu na rimwe se nanjye nyine bapfuye kugudefanda nyine kuko nabonaga ari kose buriya bipfuye kuza gutyo gusa kandi nawe usigaye inkinga aha yewe ngaho genda ngiye kuvugana na madamu banza agize ikibazo cyo kwa muganga aba nigiye hanze njye kuba nirebera utuntu oya uhita umubwira ibyo niba byabonetse yego munzanire nanjye njye sawa kwinyereza ku makaro ntako bisa na kuranga ariko nk'ababoyi bo mu cyaro badakoropa amakaro babayeho bata yewe niyo mpamvu napinya bagi umuntu usunguza akabona ndwaye inda mu muti tunameneka nyine gake gake ubundi aya makaro neza ameze nk'amakaro wanayarya Usanga kandi amabuye abahamagara uri yewe karo ese nawe akazi k'ububoyi kageze kure yampaye nka gato nawe se baguhembera iminsi 12 njye nanjye ndako ndakora kabisa akazi ko mba nkamere nabi se ndakora cyane alo gahunda zihe nkaba ndi kukumva ndagakubita ishoka mu kirizi ahubwo umva uri kumva ariko ntabwo ubundi itonde umva ni alo yewe umva mpamagara kuri ya nyumva nyine mubwire mpamagara kuri ya nyamfatoza nyine yatakinye cya kindi kibyibuke gifite nyashi hariya telefone zigira yashi ntanibagiwe nyine bari mpamagara akawapi kari kuvuga nk'abakecuru bashaje nk'ibishanga bitakera nabikubwisha mpamagare kuri taje abani kuropera se naranicaye ariko habosa gagasanga nk'urupa nicaye hamwe ati umwana afite certificate yo gukoropa ndakura yego nuko bagira ifi loud speaker
bari no kwinyereza ku makaro. Wapi da? Iriya ikamwe nazanye ariko mva nagiyeyo ubu ndicayeyo nk'amatwi n'amabinga amakuru ndayakura nkajya nyakuruza nyine amakuru uzi uko ndi kuyakura ndayakura nanayabura nkayakuruza umugozi. Ndi gutinda gute gusa ureka kubwiza ukuri ndakoropa nabona inzi itari gucya nkajya gukoropa no mu madokima kugira ngo mbashe kuguhera amakuru ku gihe nyine nose ntabwo byumva. Higo nyine none se umva nabonye n'impapuro z'ubutaka harya ngo wamukire ngo hano bamwita Karasirani Karirosi ni Karaveri nigakubitwa n'inkuba nigakiharya. Umeze nabi se uri imizi y'ibiti umeze nabi byagenze biteze ntabwo ukirya nge natembaga ifiriti ivamo hajyamo indi mpoza amagasa make da. Murya rimwe ku munsi ubundi si Kigali ni ngombwa mugira nk'inda za Sodoma mujye murya rimwe cyangwa naho uzaza ukora kubohisha. Ariko rero gahunda nzirimo utumva ndi kuvuga gutyo ubu ngubu gahunda ziri ku murongo neza zirashoreranya nk'inshishi mba ndi kuzireba gake ziri ku murongo nye. None wakorera ko mba nanazamura n'amaguru. Yamaye nka data ubu nabyibushye itama rimeze gutya nka capa mandazi umeruka kera. Ariko rero utagira ngo ya gahunda nayibagiwe umva nkubwi yanzu ndi kuyibarira ndi no kuyikorera. Ubushomeri ndabukuvanamo ku buryo abantu bazajya bakubona ukabona warabyimbye nka migati yo muri brangerie bakavuga ati uyu muntu bamukubitsemo capa mandazi. Nyine bakakubona bakabona nyine ko wabyibushye. Noneho rero yego bose karibu. Ariko bose uzi ukuntu usa urasa neza nk'ubuto bwawe usa. Ese ko mbona ukahuzagurika ubwawe ugaturabutagagenza hakuma k'injugu. Ariko bose buriya uzi ko usa n'umukuru wanjye. Nakubaza ko nde buri kurahuzagurika nkabona isuhuzagurika mufite ikibazo. Oya none se guhuzagurika ako sizi inkweto ubundi ziba zisa neza cyangwa iyo mishumi nahaga ari ubururu. Ako wari umutwe wawe wumva nta kabazo na kamwe ufitemo. Wenda hari iburo ryafungutsemo se ariko niyo yaba ari menshi ntabwo ni nk'atatu ntabwo yari ni ukuba wiriwe mu rugo even uri ku matelefone umeze urimo urifati kwigatisa mu nzu yaje. Narimo mvugana na nyogokuru Kagahene nazangurube nyine ngo bashake kuntu bazishyira muri koperative zijye zisora sibyo nazaguhamo ibinyemwe nako nazaguhamo umutwe w'igipesi sibyo njye urabona ndo moya mugenzi wawe mbabarira boss asoni ako kumaje kugeza iminsi ngana. Oya boss umva mukire kana swani nudakora akazi kako yego akazi nyine nkagakora nkajya mvuga ati iyi ndobo se boss sawa boss ari wanye ukanyesha